Haleluya, turashima Imana nanone kubw'uyu mwanya n'ubuntu budasanzwe kubona amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana, ndetse nanjye kuri gusangiza n'ubuntu budasanzwe nanjye ku ruhande rwanjye. Ariko cyane nawe ndagushimira kuba ufata umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo uyu munsi mbere ko twinjira mu ijambo ry'Imana tubanze dusenge hamwe, tubanze dushimire Imana hamwe, kubera ko byanze bikunze uhumeka wese akwiriye gushima Imana. Imana niko yavuze, irategeka ngo reka ibihumeka byose, abahumeka bose nta n'umwe uvuyemo ashima Imana. Rero uko bimeze kose, kuba uri muzima, kuba ndi muzima, Imana niyo gushimwa. Reka dufatanye dushima Imana. Uwiteka Mana y'agakiza kacu, turagushimira ku mpano y'ubuzima uduhaye, turagushimira ko duhumeka umwuka wawe, duhumeka tukaba turi bazima. Wavuze kuri Imana y'abazima, kandi utegeka ko abahumeka bose bakwiriye kugushima. Natwe turashima izina ryawe, turagushimira ko utugirira neza, turagushimira uburinzi bwawe ku buzima bwacu, turagushimira Mwami ko ubana natwe, ko utaduhana nk'uko wasezeranye. Ndetse Mwami, uyu mwanya dufashe wo kugira ngo twumve ijambo ryawe, turasabye kugira ngo uhwezeshe imitima yacu, kugira ngo twakire ubwiru, twakire ubwenge, twakire Mwami ubutunzi buri mu ijambo ryawe, kugira ngo tumenye uko twitwara mu nzira zacu. Urakoze kubahisha ijambo ryawe mu mitima yacu, urakoze kubahisha ijambo ryawe mu mutima wa buri muntu wese urikurikiye aho ari buhurire naryo, kubw'izina ryawe Mwami, mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Yesu aguha umugisha cyane kuba ubonye umwanya wo kubana natwe hano nanone kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Uyu munsi natekereje icyo twavugana mu mutima wanjye. Imana impa ijambo nifuza ko tuganiraho. Ijambo nise imbaraga zacu cyangwa se inkomezi zacu mu bihe bigoye, mu bihe bitoroshye. Ni gute twabaho tutacitse intege kandi nyamara ibihe byo tubayemo byo biduciye intege cyangwa se byo biduhinyuje, ku buryo dusabwa natwe kuba dufite ahandi tuvoma imbaraga cyangwa se ahandi tuvoma inkomezi. Rero niryo jambo nifuza ko tuganira, niryo jambo nifuza ko rwose Imana imfashe kugira ngo ndigushyikirize nk'uko mbyumva mu mutima wanjye. Ariko hamwe n'ibi bihe duciyemo cyangwa se n'uyu munsi tukiri gucamo, abantu benshi turahinyijwe mu buryo butandukanye. Wenda uko uhinyijwe siko njye mpinyujwe, ariko buri wese ku rwego rwe. Iki cyorezo cyahinyuje buri muntu wese ku rwego arimo. Rero ndagira ngo rwose umenye neza ko kuba afite Imana, Uwiteka Imana niwe nkomezi yacu, niwe duhamagarirwa kuhanga amaso kugira ngo atubere imbaraga mu bihe biduhinyuza. Turasangira ijambo ry'Imana. Ndibusome ijambo ry'Imana riri mu Batesalonika ba kabiri igice cya 3 n'umurongo waho wa 5. Abatesalonika ba kabiri igice cya 3 umurongo wa 5. Hanyuma nituharangiza turi buze gusoma nanone mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 18. Dusome no mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 15. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Haravuga ngo Abatesalonika ba kabiri igice cya 3 umurongo waho wa 5. Haravuga ngo umwami ayobora imitima yanyu ayerekeze ku rukundo rw'Imana no ku kwihangana kwa Kristo. Umwami ayobore imitima yanyu ayerekeze ku rukundo rw'Imana no ku kwihangana kwa Yesu Kristo. Haleluya. Umwami Imana atuyoborera imitima kugira ngo iyo mitima yacu ihungabanijwe n'ibyo twahuye nabyo, n'ibyo tunyuramo bikadukubita, bikaturusha uburemere, bikaturusha imbaraga. Ariko Imana ikavuga ngo rwose ndabasabira, ni Paulo avuga aya magambo, ndasaba ngo umwami Imana imitima yanyu ayobore ku rukundo rw'Imana, ariko kandi ayobore no ku kwihangana kwa Yesu Kristo. Ndagira ngo nshimangire kuri uru rukundo rw'Imana. Imana ishaka ko umutima wawe utakwigera wibagirwa. Imana ishaka ko uzirikane neza ko Imana ntago ikwanga. Imana iragukunda ku buryo nta magambo ahagije yo gusobanura urukundo Imana igufitiye, hamwe n'ibyo uri kunyamo unyuramo ubona bitagukwiriye, kandi Imana iri kumwe nawe, kandi Imana ivuga ko inagukunda. Ndaguhamiriza neza ko umutima wawe nushaka uzashidikanya ikindi, ariko ntugashidikanye urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Imana iragukunda, ndetse igukunda by'umwihariko. Igukunda ku buryo yatanze umwana wayo Yesu Kristo agapfa azira ibyaha. Wowe uri umunyabyaha, ari we wagapfuye, akakwirengagiza, akabona neza ko nta bundi buryo wakavuye muri ibyo byaha, agatanga umwana wayo Yesu Kristo agapfa azira ibyo byaha. Rero Imana ikavuga ngo rwose, ni Paulo wavuze aya magambo, aravuga ngo Imana iyobora imitima yanyu ku rukundo rw'Imana
ariko inayiyobore nanone ku kwihangana kwa Yesu Kristo. Ndacyavuga kuri urwo rukundo rw'Imana. Imana gutanga Yesu akaza agapfa urupfu rutari rwiza, niko birivuga ngo ntabwo yabonye ko gusigara mu ijuru afite akamero nk'ak'Imana ari ikintu cyo kugundira. Hamwe no kureba uburemere bw'uburyo twari tubabaje tubayeho nabi, Yesu Kristo aremera, yemeranya na Data kubera ko urukundo Data yaramfitiye, ndi mubi, ndi mu byaha, ndi mu mwijima, nivuruguta mu isayo y'ibyaha, arandeba angirira imbabazi, atanga umwana we kugira ngo we wenyine ushobora gusobanukirwa uburemere bw'uburyo umwana w'umuntu atakaye, we wenyine warebaga umutima wa Data Imana rurema wakuremye nanjye akandema, akatureba turi mu byaha, akatubona uburyo tubabaje, akatubona uburyo nta handi tuzavana agakiza uretse Imana yo yonyine gufata initiative, gufata iya mbere ikaza idusanga igatanga umwana wa Yesu Kristo, kuko niwe wari ushoboye gusobanukirwa umutima w'Imana Data, umutima w'urukundo Data yaradukunze. Yesu yemeranya na Data ko ari we uri bumanuke akaza ku isi, akavuka nk'abantu bo ku isi, akabyarwa n'umugore, maze agahaguruka akaza akagenda mu bantu, akoreshwa n'Imana. Niko birivuga ngo Yesu Kristo Imana yasize agenda agirira neza abantu bose, ariko nyuma yari yarashyiriweho kugira ngo azabe incungu, agapfa kubw'urukundo Imana yari gukunze wowe nanjye, agapfa kugira ngo numwizera Imana ikubabarire. Rero Imana ibyo yarabikoze kubw'urukundo rwayo. Ibyo nushaka ubutarabyizera ariko ntibihinduka, biracyakomeye ku buryo ubyizeye biramutabara, biramukiza. Rero Imana ntabwo yigera yivuguruza, uko nukuri pe. Abanyabyaha twese, abatuye munsi y'ijuru twese, urukundo rw'Imana ntushobora kurumenya uteretse uwamenye neza ko Kristo ari byo yazize ko Imana yagukunze. Yagiye ku musaraba, arapfa, arabambwa, aterwa imisumari, azira urukundo Imana yari igufitiye kugira ngo utarimbuka, kugira ngo umwijima utaguherana, udasigara uri imbata y'ibyaha iteka n'iteka. Urwo ni urukundo rw'Imana. Urwo rukundo rw'Imana Pawulo yandikira Abatesalonika arababwira ngo muri ibi bihe bigoranye muri kunyuramo, ndabasabira iki ngiki, ndabasabira kugira ngo imitima yanyu ye kwigera yirengagiza urukundo Imana Data ibafitiye. Muzirikane neza ko Imana irabakunda, ariko hamwe no kubibakunda mumenye neza n'iki ngiki, muzirikane no kwihangana kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo uwo nguwo waje azanywe nuko Imana yadukunze, yambaye uyu mubiri, awubamo, awugenderamo, ariko yihanganira byinshi byamugerageje. Nicyo nshaka ngo dusangira nanone, aho Imana ivuga ngo, aho Pawulo yavuze aravuga ngo rwose imitima yanyu umwami ayiyobore ku rukundo rw'Imana, ariko no ku kwihangana kwa Yesu Kristo. Reka turebe ku kwihangana kwa Yesu Kristo icyo Abaheburayo babivugaho. Igice cya 2 umurongo turi busangire ni umurongo wa 18. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 aravuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Haleluya. Ubwo yababajwe ubwe Yesu Kristo, ubwo yaciye mu byamubabaje, mu byari bimugoye, akageragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Igice cya 4 umurongo wa 15 haravuga ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Ndasubiramo Abaheburayo igice cya 4 umurongo waho wa 15 haravuga ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Haleluya. Mumenye neza ko tudafite umutambyi nk'abantu basanzwe, ahubwo dufite umutambyi mukuru ari Yesu Kristo. Ndetse uwo mutambyi wacu yageragejwe mu buryo bwose, yageragejwe mu buryo butandukanye, mu buryo bwose, keretse yuko atigeze akora icyaha. Ndetse bakakubwira ngo rwose muzirikane neza Yesu Kristo, kubera ko yageragejwe mu buryo bwose, ni nawe ushobora gukomeza abanyantege nke, ni nawe ushobora kutubera inkomezi. Rero mu byo tunyuramo byose, mu byo uhura nabyo bikaguhinyuza, cyane cyane muri ibi bihe bitoroshye, nta muntu n'umwe byoroheye ibi bihe. Rwose nagira ngo ngushimangire neza ko muri ibi bihe turi kunyuramo, muri ibi bihe bitoroheye mu buzima bwacu turi kunyuramo, cyane cyane muri iki gihe cy'icyorezo, umenye neza iki kintu ko Imana irashaka umutima wawe uzirikana urukundo Yesu Kristo, urukundo rwayo ku buzima bwawe. Ariko nanone hamwe n'ibiduhinyuza, ntiwibagirwe ko Yesu Kristo ari we, niwe modeli, niwe echantiyo washoboye kwihanganira ibyamugerageje. Ndavuga ku kwihangana kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo yari ihanganye kugeza ubwo ahangara umusaraba. Bibiliya iravuga ngo yatumbereye umusaraba ntiyagira isoni zawo, ahubwo akareba ubwiza bwari inyuma y'umusaraba. Yihanganira gutukwa, yihanganirwa gucirwa mu maso. Ziko bamuciye mu maso, abasirikare bamubambye, umwe amufunga mu maso, barangije bakajya bamukubita, baramubwira ngo
ko wahanuraga duhanurire tubwire ninde ugukubise, ubundi bakamucira mu maso, ubundi baramubwira ngo ese ko wakizaga abandi wakwikiza. Byose bakabimukora afite imbaraga zose, ari afite ubumana bwose hamwe nawe, ariko hamwe n'ibyo byose arihangana, yihanganira umusaraba. Rero ibyo iguhinyije ntabwo ngewe mbizi, ibyo uri kunyuramo bikurushije imbaraga ntabwo mbizi, ariko icyo nzi neza ni kimwe, nuko Imana yashyizeho uburyo bwo kugira ngo wowe umenye neza ko ibikugerageza ntabwo ari bishyashya byaziye wowe wenyine, nta kigeragezo na kimwe kitari rusange ku bantu. Imana yavuze neza rwose yeruye ko kubera ko nta kigeragezo na kimwe kitari rusange ku bantu, icira kanzu abantu bayo kugira ngo ibasore muri cya kindi cyabageragezaga. Ariko utari wagisohokamo, urasabwa kugira umutima wihanganye, urasabwa kugira umutima ukomeye kuki Imana yategetse ku buzima bwawe, kuki Imana yashyizeho, kandi icyo ari cyo cyose Imana yateganije ku buzima bwawe kugitumbera nta kundi no gutumbera Yesu Kristo. Wihanganiye ibyo byose, yihanganira gutukwa kw'abantu, yihanganira ubugome bw'abantu, yihanganira kugeza n'ubwo bamushyize ku musaraba. Uzi ko Pilato yamubajije mbere ko bamubamba, bamujyanye kwa Pilato ngo Pilato ace urubanza, Pilato aramubaza aramubwira ariko ko bagushinja ibintu ntumva ibyo bavuga nta gaciro bifite, wakwisobanuye gato. Baravuga ko ngo wavuze ko uzasenya inzu y'Imana, ngo uzasenya ingoro y'Imana, ngo nyuma y'iminsi 3 ube warangije kuyubaka, ngo kandi bo bavuga ko bayimazeho imyaka myinshi bayubaka. Ibyo bintu ndumva ntago ari impamvu yo gukubamba cyangwa yo gushyira ku musaraba. Wakwisobanuye gato nkareba uburyo ngutabara. Yesu aramureba aramubwira ariko se ubundi ubutwari ufite bwo kuntabara ngo ntahe wabukuyehe uretse ko nawe wabuhawe? Mwene magambo, uretse ko data yakwemereye ukava iwanyu mu Baroma ukaza ahangaha ukabutegeka abayuda ahangaha, nta bundi butware nawe wakangize. Ariko mu by'ukuri nuko nawe yihanganiraga ibyamuzanye, yaraje azi kugira ngo azagere ku musaraba apfe, maze abanyabyaha twese tubone ikiduhesha agakiza, tubone kuraga ubugingo bw'iteka. Rero Yesu Kristo akubera icyitegererezo, umenye neza ko ibiri kunyuramo muri ibi bihe ubucuruzi bwakubiswe hasi, abakoraga ku mugoroba kugira ngo babone amafaranga. Hari abantu bakoraga ku mugoroba mu masaha y'abandi baba batashye bava mu kazi, ariko business zabo zikora ubu ntabwo biri gukunda. Hari abandi na boss wawe niba yakoreraga miliyoni 5 ku kwezi, uyu munsi arakorera imwe, ubwo ntacyo ziba ntabwo imwe ibifite ikivuze nk'umuntu wari umenyereye kwinjiza 5. Rero umuntu wese afite uburyo yakozwe, ariko ndakwinginze we kuhangayikishwa n'ibyo ngibyo, we kugira ngo ibyo ngibyo byakurenganye. Oya, tumbira Yesu Kristo, kubera ko ntabwo yigeze yihakana Imana, ntabwo yigeze arekera avuga ngo Mana ibyo wambwiye ndabona bitagishobotse. Oya, gira kwihangana kwa Yesu Kristo. Reka ubuzima bwawe bugire kwihangana nk'uko Yesu Kristo. Reka umutima wawe uzirikane neza ko Imana itaguhanye. Imana iracyari Imana, hamwe n'uko icyorezo cyakubise isi, Imana nta cyayibujije amahoro. Iracyari Imana, iracyafite ubutware hejuru ya byose, iracyategeke hejuru ya byose, hejuru y'abahumeka bose, nta cyayambuye ubutware bwayo, nta cyayibujije amahoro. Iracyari Imana y'amahoro. Ndagusabira kugira ngo amahoro y'Imana aganze mu mutima wawe, amahoro y'Imana ategeke mu nzu yawe, ategeke mu kazi kawe, ategeke mu mutima wawe no mu mitekerereze yawe, kugira ngo ibyo uri kunyuramo uzirikane neza ko urukundo rw'Imana ruracyari ku buzima bwawe, urukundo rw'Imana ruracyari kumwe nawe mu byo uri kunyuramo. Hamwe no kuba ubireba ukabona ko bisa n'ibiremereye, Imana ntabwo irarambirwa, Imana ntabwo birayiremera ngo birushe imbaraga. Imana iracyari Imana, kandi iracyafite ububasha hejuru ya byose. Gira umutima uzirikana urukundo Imana igukunda, kandi hamwe n'ibyo uri kunyuramo gira kwihangana nk'uko Yesu Kristo wihanganye, akagera ubwo yihanganira umusaraba, akagera ubwo yihanganira abamugiriye nabi, abamututse, abamukubise, kandi yarabagiriraga neza mbere. Rero gira umutima wihangana nk'uwa Yesu Kristo, gira umutima utarambirwa, gira umutima ugira ibyiringiro, ukomezwe n'uko Imana ikiri kumwe nawe, ukomezwe n'uko Imana itaguhanye kandi itagutereranye. Hamwe n'uko ibihe bigoye, menya neza ko nta kirarenga ububasha bw'Imana, nta kirayirusha amaboko, nta kirayirusha imbaraga. Iracyari Imana yo kwizerwa, iracyari Imana ifite ububasha hejuru ya byose, iracyari Imana itegeka ibintu bigahinduka. Yewe nubwo byaba bisa nabi bite, uyikomeyeho akubera inkomezi, umushikamije w'umutima arakurinda ukaba masa, amahoro masa. Ndagusabira kugira ngo Imana umutima wawe werekeze ku rukundo rwayo, ndetse no kukwihangana kwa Yesu Kristo. Uzirikane ibyo bintu bibiri. Wenda navuze byinshi bitandukanye, ariko ibi bintu bibiri ndagira ngo ubizirikane, umenye neza ko Imana igukunda, kandi igukunda by'umwihariko, igukunda ku buryo bwawe wowe ukomeza uko nguko. Imana igukunda nkawe, ibyo uri kunyuramo ntabwo yigera itakaza urukundo rwayo, nta n'icyo wowe wakwishyura kugira ngo urukundo rwayo rwiyongere. Iragukunda, ikiguzi cy'urukundo igukunda ni Yesu Kristo yashyize ku musaraba, yatanze kugira ngo apfe azira wowe n'ibyaha byawe, no kuba wari utaruzi icyo Imana yagukundiye. Hamwe n'ibyo ngibyo kuba Imana igukunda, ubizirikane. Ariko hamwe n'ibyo, kubera ko ufite ibyo uri kunyuramo, kubera ko nanjye mfite ibyo uri kunyuramo, ibi byose wanyuramo ukabona bikurushije imbaraga, he kugira ikintu na kimwe kikwibagiza ko Yesu Kristo yihanganiye byose. Kubera ko yihanganiye byose, niko twasomye,
reka nongere masubiremo Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose kuko Yesu Kristo yarababajwe ababajwe n'ibyamugerageje ababajwe n'uburyo yagendanye n'abantu bakamuhemukira ababajwe n'uburyo abantu yaje gukiza abantu yakirije abana abantu yazuriye abari bapfuye babo baramuhindukirana rimwe abantu barambuye imyenda rimwe yinjira Yerusalemu bakarambura ibitambaro hasi ngo atambuke baririmba ngo hozana hozana hahiriwe uje mu izina ry'umwana w'intama abo bantu umunsi umwe baramuhindukirana bavuga ngo nibarekure Baraba babambe Yesu abo bantu yarabihanganiye ndetse ku musaraba baravuga ngo data wabarire kuko batazi icyo bakora impamvu yavuga ayo magambo niki nuko ibyo yakoraga yarabiziranyeho n'Imana data yaraziranye n'Imana data ko yaje kugira ngo abe incungu abe igitambo cyo kugira ngo twebwe dushobore kuba twaragwa ubugingo bw'iteka kwihangana kwawe ntago bigarukira kuri wowe kwihangana kwawe ushobora kutabibona uyu munsi ariko tumbira Yesu Kristo akubera icyitegererezo aguhimbabazi aguhimbara aguhinkomezi agukomereje mu buntu bwe maze ushobore kwihangana kubera ko nyuma y'ibi bihe hari ibindi bihe kandi byiza haleluya Imana ikugirire neza Imana igushoboze muri ibi byose uri kunyuramo umenye neza ko Imana ntago yigera irambirwa nta nubwo ikwemerera ko wacika intege we kubivamo we kurekura Yesu Kristo we kurekura kwizera we gucika intege ahubwo komera rwose Imana ikugwiriza ubuntu uhagararane mu mbaraga n'Imana uzirikane neza ko Imana iri kumwe nawe muri ibi bihe byose turi kunyuramo reka dusenge maze Imana ikomeze kugirira neza Uwiteka Mana y'agakiza kacu turagushimira ku buntu bwawe n'imbabazi zawe turagushimira kubw'umukunzi wawe aho ari mu byo ari kunyuramo bitandukanye mwami byaba bimurushije imbaraga byaba byamukubise abona ntaho ari kwerekeza ariko wowe uri Imana kandi reba byose uri Imana itangaza iherezo ibintu bikiri kwitangiriro kuko uri Imana y'agakiza kacu ndasabira buri muntu wese ukurikira ijambo kugira ngo mwami umusukire ubuntu bwo kuzirikana ko urukundo rwawe ku buzima bwe rurihariye kandi ruracyahari ndetse mwami umusukire ubuntu kugira ngo ashobore guhaguruka afite kwihangana nk'uko Yesu Kristo afite kwihangana kudacika intege afite kwihangana gukomeza inzira zawe mu nzira ze kugira ngo wowe wenyine wiheshe icyubahiro muri ibi bihe ari kunyuramo urakoze Mana gutabara abakunzi bawe urakoze Mana kugirira neza ubwoko bwawe ndetse n'abantu bawe reka wiheshe icyubahiro muri byose mwami mu izina rya Yesu Kristo dusenze amen Imana iguha umugisha ariko ntiwibagiwe gukora subscribe kugira ngo inyigisho yindi itambutse hano kuri Ahava TV itagucika ahubwo bijye bikorera guhita uyibona ndetse ukore na share ku nshuti yawe kugira ngo nawe umubere umugisha iri jambo rimufashe nkuko nawe ryagufashije murakoze cyane